Hari uburyo bwinshi kandi bunyuranye bwo kuba wamenya ko wamaze gusama ukoresheje ibikoresho bitandukanye. Mu biganiro byacu byabanjirije iki, twavuze ku buryo wapima ko utwite ukoresheje umunyu, ndetse tunagaruka ku buryo bwo gupima ko utwite ukoresheje umuti wo koza amenyo uzwi ku izina rya Korogati. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tugiye noneho kurebera hamwe uburyo wamenya ko wasamye ukoresheje isukari. Iyi ni Ingando online muteze amatwi. Mbahaye ikaze mwebwe mudukurikira ari bwo bwa mbere, namwe musanzwe mudukurikira muherereye hirya no hino ku isi, mwaramaze gukora subscribe, namwe mutarayikora ariko mukamukunda ibiganiro tubagezaho. Ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Ingando online, hamwe natwe hari ikintu gishya cyo kwiga. Bisaba byibuze hagati y'iminsi 7 n'iminsi 12 kugira ngo igi ryamaze guhura n'intangangabo ribe rimaze gufata mu mura. Iyo byagenze bitya nibwo umubiri utangira kurekura umusemburo wa HCG, Human Chorionic Gonadotropin. Uyu musemburo urekurwa n'umubiri w'umugore cyangwa umukobwa mu gihe atwite gusa. Mu byumvikana rero, ushobora gukoresha ubu buryo bwo gupima ko utwite ukoresheje isukari byibuze hagati y'iminsi 7 n'iminsi 12 nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Nkwibutsa ko niba ari ubwa mbere udukurikiye ukaba utarakora subscribe, aka ariko kanya keza ko kuyikora kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro tugutegurira buri munsi. Kanda ahantu handitse subscribe kuri telefone yawe, maze uhita ukanda ku nzogera ibanza ifite utuziga 2 tuyizengurutse. Nubikora gutya, nzajya nkoherereza ubutumwa bugufi bukumenyesha ko hari ikiganiro ndangije kubategurira. Reka noneho turebe ibikoresho ukwiye kuba ufite kugira ngo ubashe kumenya ko wasamye ukoresheje isukari. Nk'ubundi buryo bwose bukoreshwa mu gupima ko utwite bukorerwa mu rugo, uwipima agomba kuba afite ibi bikurikira: agakombe gafite isuku, bikaba byiza kabaye kabonerana cyangwa kareberana; akandi gakombe gasanzwe cyangwa ikindi gikoresho urifashisha mu gufata inkari. Ikindi ugomba kuba ufite ni isukari. Reka noneho turebe uburyo wakwifashisha ibi bikoresho ukikorera ikizamini. Icya mbere, fata ikiyiko kimwe kinini cyuzuye isukari ugishyire mu gakombe kareberana. Icya kabiri, fata inkari za mu gitondo z'ako kanya muri cya gikombe kindi cyangwa ikindi gikoresho gifite isuku wateguye. Icya gatatu, suka za nkari mu gakombe kareberana byibuze zigere hafi mu cya kabiri. Icya kane, tegereza iminota mike kugira ngo ubashe kumenya igisubizo. Icyitonderwa ni uko nyuma yo gukora ibi bintu utavanga cyangwa ngo bicuguse. Usuka inkari mu gakombe karimo isukari ukabyihorera, ntubivange cyangwa ngo bicuguse. Reka tugere ku buryo noneho umenya ko wamaze gusama. Iyo umaze gusuka inkari z'ako kanya mu isukari ugatereka, ukirinda kuvanga cyangwa gucugusa, nyuma y'akanya gato ubona igisubizo. Iyi isukari itivanze n'inkari, ahubwo ukabona yitekeye hasi mu gikombe imeze nk'iyagiye yibumbamo utuntu tumeze nk'utubumbe, icyo gihe uba utwite. Nta ngano runaka wavuga utwo tubumbe tuba dufite, wenda ngo tuba ari utubumbe tunini cyangwa utubumbe dutoya. Ikiriho ni uko iyo utwite inkari zawe zitakwivanga n'isukari. Ibi nabyo biterwa n'uko wa musemburo wa HCG,
iyo uri mu nkari ku rugero ruri hejuru utajya wemera ko habaho kwivanga kw'inkari ndetse n'ibindi binyabutabire biba bigize isukari. Iyi ni ingando online mukomeje gukurikira. Reka noneho turebe uburyo umenya ko utasamye. Iyo wamaze gukora bya bintu byose twavuze haraguru, ugasuka inkari z'ako kanya, cyane cyane za mu gitondo, ukazisuka mu isukari, ukabona birivanze nyuma y'akanya runaka, icyo gihe umenya ko udatwite. Biba bivuze ko mu nkari zawe nta musemburo wa HCG urimo, bityo ibinyabutabire biba bigize isukari bigatuma habaho kwivanga kw'isukari, isukari ikivanga n'inkari. Iyo bimeze gutyo ntabwo uba utwite. Mwibuke ko bisaba byibuze hagati y'iminsi 7 n'iminsi 12 kugira ngo igi ryamaze guhura n'intangangabo ribe rimaze gufata mu mura. Iyo byagenze bitya nibwo umubiri utangira kurekura umusemburo wa HCG cyangwa se human chorionic gonadotropin mu magambo arambuye. Uyu musemburo urekurwa n'umubiri w'umugore cyangwa umukobwa mu gihe atwite gusa. Mu byumvikana rero ushobora gukoresha ubu buryo bwo gupima ko utwite ukoresheje isukari byibuze hagati y'iminsi 7 n'iminsi 12 nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Mu byumvikana nanone uko iminsi igenda ishira ari myinshi nyuma yo gusama, niko uyu musemburo ugenda wiyongera ku rugero ruri hejuru cyangwa ugenda wiyongera mu bwinshi. Bikaba rero birushaho gutanga ibisubizo bya nyabyo igihe wipimye hamaze gucaho iminsi myinshi cyangwa se iminsi nibura isatira iminsi 12. Kimwe n'ubundi buryo bwose bwo kwipima inda ukoresheje ibintu byo mu rugo biba biri hafi yawe, abashakashatsi bavuga ko nubwo rimwe na rimwe bishobora kuguha ibisubizo bya nyabyo, ariko ko atari uburyo bwo kwizerwa umuntu yashishikarizwa gukoresha cyangwa yashikamizaho umutima. Abahanga mu by'ubuzima bw'imyororokere bavuga ko igihe cyose umuntu aketse ko yamaze gusama yajya yipima akoresheje ibikoresho byabugenewe ndetse bikaba biri ku isoko, cyangwa akagana ivuriro rimwegereye kugira ngo ahabwe ubufasha bwisumbuyeho. Ubu buryo rero bwo kwipima ko utwite ukoresheje isukari umuntu yabwita uburyo bwo kwimara amatsiko. Iyi ni ingando online mwari muteze amatwi. Uretse kuba mudusanga hano kuri YouTube, ushobora no kudusanga kuri page yacu ya Facebook cyangwa ukatwandikira unyuze mu mwanya wagenewe comment. Ibitekerezo byanyu tuzabisoma kandi tubasubize. Niba wari udukurikiye utarakora subscribe ukaba wakunze iki kiganiro, wayikora ukanemeza kunzogera kugira ngo ujye ubona ubutumwa bugufi bukumenyesha ko hari ikiganiro turangije kugutegurira. Nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye ugamije igikorwa nshimishamubiri cyangwa kuyikora utabiteguye, nyuma y'iki gikorwa ushobora guhita utangira kwibaza niba utasamye, mu gihe nta bundi buryo waba wakoresheje bwo kwirinda gusama bukoreshwa nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo bworoshye kandi buhendutse ushobora kwifashisha wowe ubwawe ukamenya ko wasamye cyangwa utasamye. Ubwo buryo ni ugupima ko wasamye ukoresheje umuti wo koza amenyo abenshi tuzi ku izina rya Korogati. Ubu buryo bwo gupima ko utwite ukoresheje umuti wo koza amenyo nta mwihariko w'ubwoko runaka bwa Korogati umuntu yavuga ko wakoresha. Umuti wose wa Korogati waba ufite wawukoresha nta kibazo. Mbere yuko tuvuga kuri ibi bintu ku buryo burambuye, ndakwibutsa ko iyi ari ingando online uteze amatwi. Niba ari bwo bwa mbere udusuye, ntuhaye ikaze mu biganiro byacu by'uyu munsi.
Mbahaye ikaze namwe musanzwe mudukurikira, mwarakoze subscribe, namwe mutarayikora ariko mukaba mukunda ibiganiro tubagezaho. Ikaze mu kiganiro Ingando online. Hamwe natwe hari ikintu gishya cyo kwiga. Kugira ngo ukore ikizamini cy'uko utwite ukoresheje korogate, ukeneye ibi bikurikira: udukombe tubiri, bikaba byiza turamutse tureberana wenda nk'ibirahure, ugakenera nanone akayiko gato ko kuza kwifashisha. Hanyuma ikindi ugomba kuba ufite ni umuti woza amenyo, bikaba byiza uramutse ufite ibara ry'umweru, ni ukuvuga atari ya korogate iba ifite amabara. Hanyuma ukaza no kuba ufite iminota mikeya yo gutegereza igisubizo. Dore noneho uko bikoreshwa: fata akarahure kareberana ugatereke ahantu harambuye nko ku meza cyangwa ku ntebe, maze ufate korogate uyishyire ku kayiko gatoya byibuze icya kabiri cyako, maze ugashyire mu gakombe kareberana. Fata kandi gakombe ka kabiri maze ushyiremo inkari z'ako kanya wihagaritse mu gihe cya mu gitondo, maze uzisuke muri ka karahure washyizemo korogate, maze nurangiza utangire kuvanga wifashishije ka kayiko. Tegereza iminota 2 cyangwa 3 kugira ngo ubone igisubizo. Iyo umaze gukora ibi ngibi, ikiba gikurikiyeho ni uko inkari ziba zigomba kwivanga na korogate bigahindura ibara cyangwa ntihagire impinduka igaragara, kimwe n'uko ushobora kubona cya gikombe washyizemo korogate n'inkari ukavanga gitangiye kuzana ibifuro nk'ibizi igihe upfunduye icupa ry'inzoga zitandukanye. Izi mpinduka zishobora kuba cyangwa ntizibe bitewe n'ibi bikurikira: iyo umubiri w'igitsina gore wamaze gusama, urekura umusemburo udasanzwe witwa HCG cyangwa human chorionic gonadotropin mu magambo arambuye mu rurimi rw'icyongereza. Uyu musemburo wa HCG urekurwa n'umubiri w'igitsina gore mu gihe habayeho isama gusa, kandi ukagaragara mu nkari ku rugero rwiganje, ariko cyane cyane inkari za mu gitondo umuntu akibyuka. Uyu musemburo nanone ushobora gusangwa mu maraso. Iyo uyu musemburo uri kugenda wiyongera, umugore atangira kugira isesemi, kuzengerera, kunukirwa n'utuntu dutandukanye, kuramuka wumva umeze nabi, n'ibindi bimenyetso bitandukanye bishobora kuba byatuma ukeka ko wasamye. Noneho reka twihuse turebere hamwe uburyo ushobora kumenya igisubizo cy'isuzuma uba wikoreye wowe ubwawe. Iyo wamaze kuvanga bya bintu twavuze haraguru ugategereza iminota 2, iyo wamaze gusama ubona ya korogate yahinduye ibara itagisa umweru nk'uko yasaga. Iki gihe iyo ubonye korogate yahinduye ibara umenya ko wamaze gusama. Ikindi gishobora kukubwira ko wamaze gusama ni uko mu gihe urimo kuvanga ya korogate n'inkari, ushobora kubona uko ugenda uvanga hagenda haza urufuro nk'uruza iyo upfunduye inzoga runaka cyangwa uyisutse mu kirahure. Iyo bigenze gutya aba ari ingaruka z'uko wa musemburo wa HCG uhuye n'ibindi binyabutabire biba biri mu nkari. Reka noneho turebe uko bigenda iyo wipimye igisubizo kikagaragaza ko udatwite. Mu nkari z'umugore cyangwa umukobwa udatwite nta musemburo wa HCG uba urimo. Ni ukuvuga rero ko iyo ufashe korogate ukayivanga n'inkari nta mpinduka ibaho, yaba guhindura ibara kwa korogate cyangwa kuzana ifuro. Uravanga ariko ntihagire igihinduka. Ibi bivuze ko korogate ikomeza gusa nk'umweru. Tugana ku musozo, reka turebe ijanisha ry'icyizere ushobora kugirira iki gikorwa
cyo kwipima ko utwite ukoresheje umuti woza amenyo wa Korogati. Ndakwibutsa ko ukomeje gukurikira Ingando Online. Niba utarakora subscribe, aka niko kanya keza ko kuyikora kugira ngo ujye ubasha kugerwaho n'ibiganiro tuba twaguteguriye. Nurangiza kuyikora uze gukanda ku kantu kameze nk'inzogera kugira ngo ujye ubona ubutumwa bugufi bukumenyesha ko hari ibiganiro turangije kugutegurira. Gukora subscribe ni inkunga yanyu ikomeye cyane yo kudufasha gukomeza kubagezaho ibiganiro byiza kandi binonosoye. Gukoresha ubu buryo bwo gupima ko utwite ukoresheje Korogati ni igikorwa gifite ijanisha rya 50/50%. Ni ukuvuga ko rimwe na rimwe ku rugero rwa 50% ushobora gukoresha ubu buryo bikagaragaza ko utwite, ariko nanone 50% ntihagire igisubizo cya nyacyo biguha cyangwa ntibiguhe igisubizo cyizewe. Mu byumvikana, ubu ni uburyo ushobora gukoresha kugira ngo ushire amatsiko, cyangwa ukabukoresha mu gihe ugitegereje igihe cyo kujya kwa muganga kwisuzumisha. Ubu buryo burahendutse kuko busaba ko ukoresha ibikoresho waba usanzwe wifitiye mu rugo, ariko nanone hari ubundi buryo bwo kwisuzuma ugasuzuma ko utwite ukoresheje test de grossesse, agakoresho ushobora kugura amafaranga 500 muri farumasi ikwegereye. Twanzura, ni byiza ko mu gihe wumva cyangwa ukeka ko wasamye wagana ivuriro rikwegereye kugira ngo ukorerwe isuzuma n'abaganga babyigiye, ugahabwa n'izindi nama zigendanye n'igisubizo cyawe. Ni byiza kugana ku ivuriro igihe cyose wumva hari impinduka zidasanzwe zaje ku mubiri wawe kugira ngo uhabwe serivisi zisumbuyeho. Iyi ni Ingando Online mwari muteze amatwi. Ndabashimiye mwebwe twabanye muri iki kiganiro. Uramutse ufite icyo tubaza cyangwa ufite inyunganizi, watwandikira unyuze kuri page yacu ya Facebook cyangwa kuri Instagram, aho hose ni Ingando Online. Uretse aho, ushobora no gutanga igitekerezo cyawe unyuze mu mwanya wagenewe comment. Igitekerezo cyawe tuzagisoma kandi tugusubize. Mwakoze kudukurikira, naho ubutaha.